ibyo rero niyo mpamvu ngenda mbihuzwa za nuko ese kuki abantu bakomeje kubaho bagura serivisi noneho bikanagaragara ku bantu bafite za ndangagaciro banazitwigisha nzima bagakwiye kuba bazishyira mu bikorwa. Nigeze kumva hari akavideo muri iyi minsi barimo bagaragaza yuko nyakubahwa minisitiri arimo avuga amagambo meza cyane yo kurwanya ruswa, ayavuga muri ya magambo yakomeye cyane y'ubusizi, ati yavuga ko umuntu bigera igihe agasinda nk'ubuyobozi, donc akibagirwa yuko umuturage abizera mu bijyanye na Bibiliya bajya bavuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zanyu, donc imbuto abantu batwerera, sibyo? Nuvuga ngo niba umuntu yigwa yigisha ati nuvuga ngo niba umuntu wo ku rwego rwa minisitiri adashobora kuba honest ngo atekereze kuri icyo kintu, haba hari ikibazo. Turabasuhuje kandi turabifuriza ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Reka twizere ko muri amahoro, ariko n'abatameze neza tubihanganishe. Ku isi nuko uyu munsi bari byiza, ejo bikaba atari byiza, bamwe baba bashyingira abandi bashyingura, ariko Imana ibarinde gushyingura. Turi kumwe na Felicien Hakuzimana Felicien Charles. Yego, turi kumwe na Hakuzimana Felicien Charles. Na mahoro. Na mahoro. Dukunda kuganira utubwira cyane cyane ku ngingo zirebana n'ubukene, ubushomeri n'ibijyanye n'imirimo, ariko kuri iyi nshuro tugiye kuganira kuri kubiri kuvugwa cyane mu Rwanda. Haragarukwa kuri Honorable Bamporiki Edouard ufungishijwe ijisho, ufungiye iwe mu rugo. Ejo ira nkuru warayibonye icacana, byaragutunguye? Byagenze bitukibona? Byarantunguye kubera ko nzi ko Honorable Minister ni umuntu bavuga yuko akora akazi neza nkurikije ibivugwa uko avuga n'iki. Uretse ko icyo nabonye cyagaragaye n'icyaha yuko ashinjwa ibijyanye na ruswa, akekwaho ya ni iperereza ari gukorwaho. Bishoboka ko wamugani yanagirwa umwere kubera ko ni ibintu ubwo biri mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha. Ubwo nanjye nagize igitekerezo cy'uko nashatse kuba nagira igitekerezo nabitangaho, kuko byose bigenda bigirana isano n'ibituma tukomeza kuba mu bushomeri nk'urubyiruko. Ngiye ikintu buri gihe mba nshaka kuvugaho ni ikintu kiba kigaragaza uburyo ki urubyiruko ibibazo rurimo n'uburyo rwabivamo. Akenshi ngewe nkurikije ibyo bashinja nyakubahwa nuza, ibyo numvaga barimo bahwihwisa bavuga ku mbuga nkoranyambaga ibya ruswa, nta nubwo ari nawe gusa n'abandi, uretse ko wenda ari umuyobozi ukomeye, mbona ko ikibitera n'inuza, ikibitera nuko abantu bamara igihe kinini cyane mu kazi, noneho abantu bakaba bashobora kwirara mu kuzuza inshingano, ubwe ashobora kwirara, noneho n'abantu bakabona yuko kugira ngo bagire icyo babona ari uko bagomba kumunyuraho, kabone n'ubwo wa mugani nta kintu yaba akeneye cyangwa se iyo ruswa yaba atayikeneye, ariko abantu bakaba bagerageza kuvuga bati reka tumuterete yuko uriya muntu hari ahantu yarahafatishije niwe uhaba. Ni ukuvuga ngo kugira ngo ubone serivisi nuko umugeraho, kuko ni ukuvuga byageze igihe bihinduka nk'aho serivisi atanga ari nk'umugabane cyangwa se akazi yabonye ari agomba kukabamo ubuzima bwe bwose, noneho akaba ashobora kuba yagakoresha uburyo ashaka. Bikaba rero ari ibintu bigira ingaruka cyane iyo umuntu arambye mu kazi cyane. Ngewe ntajya nemera ko abantu baje bagera igihe bakagira nuza kontra ifatika y'imyaka runaka itari myinshi cyane, wenda hagati y'3 5, byagera igihe bagakora bakaba bahagarika hakaza abandi, kuko buri mwaka amashuri arigisha kandi agasohora abantu barangiza kwiga. Ariko bwana Felicien, minisitiri ntabwo ari umwanya ugira kontra.
ntabwo ari umwanya ugira kontra, ariko ngira ngo n'ubundi uko abaminisitiri bajyaho haba amatora ya perezida wa repubulika, haba amatora ya perezida wa repubulika, perezida wa repubulika yamara gutorwa bakagena igihe runaka bagashyiraho minisitiri w'intebe yamara kujyaho hakajyaho n'uza guverinoma. ngira ngo uretse wenda ko minisitiri iyo bamaze kumushyiraho ngira ngo yagakwiye kuba afite amahirwe yo kuba wenda yarangizanya na manda ya perezida wa repubulika, uretse wenda iyo akoze akagezamo hagati ntiyuzuze inshingano ze neza akaba yasezerirwa igihe kitarangiye. Naho ubundi ntekereza ko nawe kontra ye ibiri hagati y'iyo perezida wa repubulika afite igihe yamushiriyeho. Kontra ya minisitiri akenshi igendana n'iya minisitiri w'intebe kuko niwe muyobozi wa guverinoma. Okay. Niyo mpamvu rimwe na rimwe ushobora kubona minisitiri w'intebe avuyeho bikaba bisobanuye ko guverinoma isheshwe. Yego. Noneho rero njyewe ikintu impamvu ibi bintu ngenda bihuza n'ibikomeza kuzamura nuza ubushomeri nuko akenshi usanga abayobozi benshi bagera kwiriya myanya bari basanzwe n'ubundi bameze nk'aho bayirimo, donc basanzwe bari mu yindi yegereye, basanzwe bari mu yindi myanya yegereye. Wenda umuntu yari meya avuye ku bumeya abaye depite, avuye ku budepite abaye minisitiri, mbese ukabona yuko ari promotion yagiye ahabwa mu kazi arimo. Noneho ibyo bintu rero nge ndavuga ko bigira ingaruka mu buhe buryo, ndavuga ko umuntu bigera igihe agasinda nk'ubuyobozi, donc akibagirwa yuko umuturage ari hariya ari umukozi we, ahubwo bikazagira igihe akaba ari uhinduka nka boss. Mu by'ukuri muri demokarasi cyangwa mu miyoborere myiza umuyobozi ajya gusaba umuturage amajwi amubwira ati ngewe mfite porogaramu iyi n'iyi, mfite ibintu nshaka gukora, nta kazi ngukorere mu gihe runaka umpembe, nindamuka ngukoreye neza utawuzanyongeza manda cyangwa se utayinyongeza bitewe n'umusaruro ubona nakugejejeho. Niyo mpamvu nta muturage wagakwiye kuba yishyura nuza serivisi ahabwa. Serivisi umuntu ayihabwa kubera ko ayigomba, ntago agomba kuyigura. Donc ni ukuvuga ngo iyo wishyuye kugira ngo baguhe serivisi nibyo byitwa ruswa. Icyo gihe ubwo hari umuntu uba watumye atayihabwa bitewe n'impamvu runaka. Ibyo bintu rero bituma abantu bakeneye gusimburana muri ya myanya batagira ayo mahirwe, bikongera ikibazo cy'inuza cy'ubushomeri. Ibyo byongera ikibazo cy'ubushomeri bitewe nuko urumva niba umuntu yarabaye meya imyaka wenda 3 cyangwa 5 akazamuka akaba depite imyaka nanone 5 cyangwa 10, gutyo bikazarangira abaye minisitiri ari mu myaka 40 50, bigera igihe ugasanga n'amafaranga akorera ntagaboni uburyo bwo kuyabyaza umusaruro. Bikaza rero gutuma usanga nawe ubwe ayaheza kuri banki ajyamyeho asinziriyeho, cyangwa se apfa ubusa mu bundi buryo, cyangwa se ajya mu bintu biri entertainment bitari ngombwa. Aragura imodoka yarasangwa mwindi, arafata umwana agiye kumwigisha mu mashuri ahenze nta n'ibintu urebye bidasanzwe azazana. Ariko ibya minisitiri bamura iki bitandukanye n'ibyo byo kwa amafaranga yari kuri konti yagize ati we baravuga ko ari barakekaho ko ari ruswa, baramukekaho ko ari ruswa. Ubundi ngewe wajya gufata ruswa se ufite amafaranga aryamye kuri konti? Ni ikibazo buriya ngo hari igihe abanyarwanda bavuga ngo ntawanga ijana mu rindi. Iyo umuntu ageze kwa ruriya rwego babishoboka yuko abantu bavuga bati kanaka niwe uri mwazira nshingano, wenda niba habonetse poste hariya ahantu akora kugira ngo ntushobora kuyibona utabanje kumunyuraho. Niyo mpamvu rero kugira ngo tubashe kubona amahirwe hariya hantu tugomba kugira uko tumutereta. Ese ninde ugerayo, ninde umwigereraho wenda natwe wamutugezeho. Ubwo rero bakaba bavuga bati se nibura wenda nta wamugurira nk'agafanta, ese akunda iki, bakakwiga. Iyo bakumenye rero bashaka buryo ki bakwiyegereza kugira ngo baguprofite, nibura uzagire nawe icyo bahesha. Nibwo wenda umuntu ashobora kukubwira ati kanaka yamaye wenda agafanta kawe, yamaye
ikintu cyangwa ngo nyikugezeho ni gutyo wenda ushobora gusanga wenda abantu benshi bari kuvuga ngo iriya ni ruswa, wenda akaba ari nk'umuntu wenda washatse kumugurira nk'agafanta cyangwa se wenda nko kuba yagira ikintu amugenera, tuzabibona nyuma. Ariko impamvu abayobozi uko mbizi batangira kugera ku rwego rwo guhabwa impano nk'izo ngizo bitewe n'uko baba babona yuko hari imyaka runaka umazeho, kuko baba bavuga bati natwe hari icyo nyuma tuzajya gukenera, ntabwo bapfa kuvuga ngo tugire ikintu tumugenera gutyo. Ibyo rero niyo mpamvu ngenda mbihuzwa za nuko ese kuki abantu bakomeje kubaho bagura serivisi noneho bikanagaragara ku bantu bafite za ndangagaciro banazitwigisha nzima, bagakwiye kuba bazishyira mu bikorwa. Nigeze kumva hari akavideo muri iyi minsi baba barimo bagaragaza yuko nyakubahwa minisita arimo avuga amagambo meza cyane yo kurwanya ruswa, ayavuga muri ya magambo yakomeye cyane y'ubusizi, ati ntago bikwiye kuko umuntu agira yagakwiye kugaragaraho ruswa, ati ruswa ni ikintu kibi cyane, afite ukuntu abivuga mu buryo butari bwiza. None rero byaba bitangaje ari we muntu wagaragayeho kiriya kintu, ni ibintu bitari byiza. Nkaba nabigereranya nuko wenda umuntu wigisha ijambo ry'Imana mu barokore wenda ashobora kuvuga ati mwirinde inzoga, ntago ari nziza, ni ibisindisha bituma dukora ibintu bitari byiza, ariko noneho wajya kureba ugasanga rimwe ukaba umusanze nka hariya ku muhanda nimugoroba yasinze ari kudandabirana. Donc ibyo bintu biguhereza indi shusho itandukanye nuko wamwexpectingaga cyangwa wamubonaga. Niyo mpamvu rero mvuge ni ibintu nk'ibyo ni ikibazo cyane. Ariko ngiye nkavuga ngo abayobozi ubundi ngiye ikintu njya nkunda kuvuga, donc ikintu nkunda gukritika ikintu cyo kuramba cyane mu nzego zitandukanye cyangwa mu myanya, nicyo kintu njya nkunda gukritikaho, kuko ni nacyo gituma ibyo byose bigigwaho. Ugasanga umuntu nk'uriya wa mugani position arimo, hari uko abandi bantu bagiye bamufata bigatuma hari ibyo bashobora no kumugenera atarakwiye. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu arengeje imyaka 5, 10 cyangwa se wenda ninarenge ariko azati ni contract izarangira mu gihe runaka, nkuko wenda tuzi duti mu itegeko nshinga ku ngingo wenda ya Perezida wa Repubulika bivuga bitya, ni manda y'imyaka 5 yongerwa inshuro imwe. Ibyo tukaba tubizi, ku buryo nawe iyo yagize amahirwe yo kubona ako kazi, iyo abonye ako kazi aratura wenda y'amezi 6 cyangwa y'imyaka 2. Ni ukuvuga ngo umushahara mpembwa ngomba kuwukoresha gutya. Ni ukuvuga ngo niba mu mpabwa wenda 300 cyangwa 400, ngiye kuzaja ndarya 200, mbika ndi 200, kubera yuko nyuma y'imyaka 5 cyangwa 10 nzagenda. Ni ukuvuga ngo ninkoresha 200 nkabika 200, buri mwaka nzaje ndaba mfite miliyoni 2 cyangwa 2 zisaga, nindangiza wenda nguremo ikibanza. Undi mwaka mvuga ni nuwo kubakamo yanzu, undi mwaka mvuga ni inzu ndayibonye, ariko noneho reka ngure isambu wenda nshire mu rutoki nje nenga wenda umutobe. Nyuma y'undi mwaka akavuga ati okay, ndi guteganya muri ya myaka yanjye 5 yari isigaye hasigaye 2, ese ndajya he ko ngiye kurangiza aka kazi? Ntabwo ari ubukonde, ntabwo ari perima ngiye gukavamo. Noneho wenda nashatse ikindi kintu nzakora, niba ntakiri meya nzakora iki? Nshobora icyo gihe babona bavuye ku bumeya, ujye ubabona bavuye ku bumeya. Ndabumva ntabwo nagira amahirwe yo kuvugana n'abantu nk'abo baba bakomeye cyane. Ujye ubona ukuntu baba bameze nyuma yo kuva ku bumeya. Njya mbona bari gutanga interview bavuga yuko ubuzima butameze neza nyuma yo kuva ku bumeya. Hari bamwe njya mbona babivuga cyangwa bavuga bati cyane cyane twavuyeho tutabye expectingaga. Yani nicyo kintu bavuga, twaregujwe manda zacu zitarangiye, ibintu bigenda nawe, twa dufite amakredi, twari dufite amazu turi kubaka atararangira. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu icyo gihe ntabwo byagenda gutyo, uzi ngo nzavaho igihe iki n'iki. Ngeze kuri wa mwaka wa 3, noneho ushobora wenda kuvuga uti uyu mwaka wa 3 yaho nzahembwa, nanone ngiye kuyongeranya guremo ikindi kibanza, none umwaka wa 4 n'uwa 5 nciremo inzu, zasagureho noneho n'igishoro cy'amafaranga, ku buryo ninsohoka nzagenda wenda nanjye nkaba
niba narize social science ariko nshobora gusohoka nkajya gushinga alimentation nziza, donc akaba ariyo nkora. Niba nari muganga, niba nari umuganga muri iyo myaka 5, bashobora gukora urugaga bagashinga clinique, bakavamo bajya noneho muri clinique yabo. Donc niba ari abafarumasi, abantu bize farumasi, bakaba bavuga bati tugende tuje twishyire hamwe, tugende dukore farumasi ngari, tujye gukora farumasi ya prive. Ibyo ngibyo ikintu byagabanya niki ni cyuko abantu bandi basohoka nabo barangiza kwiga, donc baraza baze mu kazi, naba bandi basohotse nabo ntago babuze icyo bakora, nabo bagiye mu kazi. Ya maganya y'abantu uzasanga bari mu kazi bavuga ngo ariko se ngo ngiye ngo ndava mu kazi ngiye, ngo ngiye ngo ubundi ngende mwarimu nicyo nshoboye, ndava mu buganga ngiye, ndava se ntasho ngiyewe nigiye kuba meya, donc icyo nshoboye ni ukuba meya cyangwa ministre. Ukumva ari umuntu rwose wumva ko yigiye kuba ministre atari, kandi akirengagiza niba wenda yarabaye ministri kubera ko wenda yize amategeko cyangwa political science, akirengagiza yuko iryo shuri gisohora abana. Donc akibaza se none ntago yibaza ngo bizagenda gute. Nukuvuga ngo uwo muco wagakwiye kuba mu bantu, ukabakurira mwumva ngo ahandi uriya mwana naho uri hariya agomba kunsimbura. Kubishize navugaga ni none se ko abanyarwanda batanga imisoro yabo tukiga bakaturihira kubera buruse, bizagenda bite? Tuzabishura gute? None niba nsohoka nkasanga umuntu umwanya urimo igihe cyose, ngewe nzawinjiramo gute? Nukuvuga ngo baramutse bumvisha uwo muco, twajya tugira gute? Ubushomeri ahantu bashobora kuba bakurikiza ibyo bintu ntago bwajya kuri standard y'ahantu batajya babikurikiza. Ngiye niko mbitekereza. Ikintu jya hafi mise nibuka nuko niba wenda ufashe ibihumbi 5 by'abantu bari mu kazi, donc ukavuga uti uyu mwaka tuzasohora ibintu ibihumbi 5 by'abantu bari mu kazi. Nukuvuga ngo abo bantu bazagenda kubera ko bakoze, bafite amafaranga kuri konte, bagiye kwihangira imirimo. Donc none duhite twongera twinjiza ibindi bihumbi 5. Bya bihumbi 5 urumva biraje bizanya amashagaga yo gushaka iki akazi, kuko bafite inzara. None se bwana Felicien, uhuza ute ruswa no kuba umuntu atinze mu nshingano? Kuko nuje mu gitondo ashobora kuza akayirya. Umuntu ngiye cyo nemeza cyo nuko umuntu yafite amashagaga y'akazi abafite kondisiyo abakizitinya. Ubundi hari ukumenyera, ukavuga uti ngiyewe maze kumenyera ikibuga, abantu murava baturiye amaze kugira experience. Buri experience rimwe ibintu byinshi. Nukuvuga ngo ntago ubundi umuntu wese yari muka iyo agiye mu baravanga imihini mishyitera amabavu. Umuntu yari mu mihini mishya abahuzagurika, ntago ushobora kwinjira nayo maruswa. Uvuga uti ese none ko aka kazi nari nkabonye ariko nari ntezeho ahazaza hanjye ni impinjirana indangagaciro zitari nziza cyangwa ibikorwa bibi, barahita bakanyirukanamo, bizagenda gute? Icyo gihe ntabwo uwo muntu yakwirara nk'umuntu umazemo imyaka 7 cyangwa 10, kuko uriya w7 n'10 abafite bujya n'abantu benshi cyane bashobora kumuhishira. Kuko wa mugani ubundi genda avuga ngo dusabwa experience mu kazi, ariko experience nayo igira expire. Kuri nge mbona igira expire, kuko nukuvuga ngo umwaka wa mbere ubundi abantu iyo bagiye mu kazi bwa mbere bahabwa training, bava mu gihe muri ibi bintu mwitware gucya mu bikore gucya. Iyo urangije rero ujya mu kazi uti abangana bavuge bati turimo turaba, hari ijambo bavuga ngo kwakirana abantu na yombi, bagende banshima yuko nagize gute nabakiranye na yombi. Icyo gihe nta kintu mba nshobora kubasaba. Iyo maze rero imyaka 2-3 mba ndi umu expert muri cya kintu, abantu bose bari kunshimira service. Iyo rero bigeze muri 5, 6, 10 nibwo noneho utangira kuvuga utari kubundi abantu barabimenye ko nshoboye. Sasa noneho hagatangira kuzana bya bindi bitari byiza, abantu bagatangira bakavuga bati uriya muntu ni kampara, adahari ntago ibintu byagenda neza. Izo nizo ngenda mbona ari ingaruka, ariko zifite cyane cyane. Ariko abadukurikiye twumve neza, ntabwo turi gushinja honorable Bamporiki. Oya, aracyari umwere, iperereza riracyari gukorwa. Hanyuma mu kanya yavugaga ati umuntu twigisha indangagaciro ugira ate, kuki ushaka guhuza kuba umuntu yarya ruswa n'ibyo yigisha?
donc abizera mu bijyanye na Bibiliya bajya bavuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zanyu. Donc imbuto abantu batwerera, sibyo? Nuvuga ngo niba umuntu yigwa yigisha ati ntuzice, donc ukamusanga mu bikorwa by'ubukriminel, donc ni exemple ntanze, ntabwo niba bihuze nuriya muyobozi cyangwa nta nubwo ari nawe gusa, nka Isaac Munyakazi we yagiye muri kote araburana abakunda munete dukunda, ntabwo ari we gusa, kigaragaye wenda nuko ari umuntu w'umuyobozi wo ku rwego rwo hejuru. Hari n'igihe bashinjana n'uzana, nigeze njya mbona amaraporo ba Transparency isohora iti REB gatunga urutoki iti REB ikavuga iti ariko icyo ni ikigo ntabwo ari umuntu donc ikigo, ariko ubwo urumva harimo ikibazo. Niba bavuze ikigo harimo ikibazo, ahubwo kuki iyo element itari nziza irimo kuki batayivanamo? Ni ukuvuga ngo ahubwo ikigo cyose gifite kurabo y'ikibi, ni ukuvuga ngo hariya ahantu bagakwiye kuhashungushura. Urumva noneho baravuze bati hariya ahantu, bati iki kigo, ubwo urumva n'umusaruro waho muri icyo kigo wose ntabwo uzagenda neza niba bawutungamo agatoki kandi umuntu agahishirwa akabura. Twari tugeze ku cy'indangagaciro. Izo ndangagaciro, niba umuntu wamugani bavuga bati uyu muntu ayigwa twigisha kutica, kutiba, kudasambana, mu gitondo ukamubona mu koti kuri ibyo byaha, mu rukiko kuri ibyo byaha, ni ukuvuga ngo aba ari ikintu kitari cyiza cyane. Ni ukuvuga ngo niba padiri atwigisha ati nunyura mufashe bagenzi banyu, mukunde bagenzi banyu nk'uko mwikunda, yatambuka hariya ukabona agukandagira ubusa nta nubwo nakubwiye ngo pole, donc uravuga uti sinzi, birashoboka ko ibintu byanyu mwigisha hari business cyangwa se hari izindi nyungu. Ni ukuvuga ngo twere imbuto, ibyo dukora aba ari byo twereramwo abantu imbuto. Ni ukuvuga ngo ibikorwa bigira gute, birigaragaza. Ntabwo aba ari byiza cyane ngo ibyo twigisha bijyane n'iki na pratique. Nge niko ibintu mbibona. Mu kanya yarukomoje no kuri Isaac Munyakazi, ariko hari bamwe bashobora no kuvuga bati minisitiri abafite wenda inshingano nyinshi, abafite wenda nabo mu miryango bamureba bati uriya ni umuvandimwe wacu yabaye minisitiri, akwiye kutwunganira, akaba wenda na salere afata ishobora kudakora ibyo byose, akaba yagwa mu kintu hakiriya. Donc ni ukuvuga ngo ngewe icyo kintu iyo ngiye kukivuga, ikintu njya mvuga, ndavuga ngo umuntu niba asabye akazi akaba afite izindi sharije, ubibuke ko kuba minisitiri ntawe ubisaba, ntawe ubisaba, ariko bareba criteria bakabona baturabishoboye, kandi nawe bamubaza bati mbese ntago babimuha ku ngufu, ariko abonye ari ibintu bitazaba satisfait kuri we yabirika. Ni ukuvuga ngo niba ufite abavandimwe bawe ugomba gufasha kandi ukabona ubafashije nawe nta kintu wageraho, ngiye dore ikintu inama njya nanga, ndavuga ni wagakwiye gukereya business ukabaha akazi, donc wibahereza amafaranga yo kurya, ahubwo bahereza ikintu cyo gukora. Ni ukuvuga ngo ushobora no kubabwira uti ngewe aho kugira ngo nje mbaho 10,000, fata 20,000 nguhereze, fate 30,000 nguhereze, 40 nguhereze, reka nkusanye wenda mbagurira isambu muhinge mujye muvana mu ibyo kurya. Kuko ni ukuvuga ngo none se nubafasha ukazarunduka nta kintu mwigeze. Yasambu se ntashobora nayo nyine kuba yayibagurira binyuze muri amafaranga yabonye mu buryo butari bwiza. Icyo cyo ntago ni ukuvuga ngo ngiye cyo mvuga ngo ubundi ujya gusaba akazi cyangwa se no guha akazi, habaho icyo bita kuganira negotiation. Niba bakubwiye bati vayo ube ministre, wowe bakubwira bati ministre agenerwa ibi, warangiza ukabona izo criteria ntushoboye kuzihangana, ushobora kuvuga uti ngewe nkurikije ibi ngibi ngutya nuko ndeba ntago nshobora aka kazi kugakora. Niyo nuza Magufuli we yigeze kuvuga ngo yabaye president, umushahara yari afite arabugabanya, aravuga ati aba ministri bashyizweho, urumva nawe kuko n'umushahara wa ministri yarawugabanyije, urumva atihanganiye umushahara, awureke turafite abantu benshi barimo barangiza abo bashomeri baraza gute bakeneye aka kazi.
niko biba bimeze. ntago akazi umuntu akajyanwamo ku ngufu. Reka ntange urugero gakeya nkibuka, hari umusore nzi n'uw'irubavu aherutse kubona akazi, yapurayinze akazi, yari arimo ashaka akazi mu karere ka Ngororero, noneho we yifuzaga gukorera hafi yo mu rugo, avuga ati ahantu ni hafi nahakorera. Bagomba kumuhemba 5,500. noneho nyuma bamuhereza, baramubwira bati imyanya inaha muri Ngororero yabuze, reka tuguhe i Kigali. Arebye aravuga ati amafaranga ntabwo nayahembwa ngo mvanemo inzu, mvanemo ibyo kujya mfashe n'umuryango, ahubwo aka kazi ndakaritse. Just to be honest, ni kuvuga ngo niba umuntu wo ku rwego rwa minisitiri adashobora kuba honest ngo atekereze kuri icyo kintu, haba hari ikibazo gikomeye cyane. Turimo turasoza rero Felicien, aho ntabwo ya mitego honorable Bamporiki yavugaga abantu birirwa bategana mu kazi, ntabwo wenda ashobora kuba ari nk'umutego bamuteze nabwo. Donc uretse wenda biriya bintu yavuze akagira nuko wenda bivuga mu mvugo zabo zikomeye, ntwese iyo mitego twe twamenya ari iyihe, ntago sinzi. Wenda bihanashoboka hari wenda niba turadufaranga hari uwaje wenda akaturambike iruhande rwe cyangwa iki nabyo, ariko ubutabera buzagaragaza akazi kabo. Wamugani ibyo nabyo byanashoboka. Niyo mpamvu abantu bashaka kuba bagira ibyo bamurunduriraho. Ngewe iyo mvuga iki kintu mba mbivuga muri rusange, kuko wamugani byazanashoboka. Uyu munsi iriya dosiye ishobora no kutazaba, biriya bishobora no kutazamuhama, ariko mu gihe kizaza bikazagira abandi bantu binahama. Kuko wa mugani bishobora no gusanga ari imitego, ejo akaba umwera kongera akisubirira mu kazi ke. Rwose birashoboka ko umuntu wenda n'utwo dufaranga yatuzana akaturambika mu modoka. Birashoboka ko afite ibanga ry'uko iyo mitego yahivuze kwa. Reka byo tubyihorere. Ikintu nge nsozereza ariko reka mvuge ko kiba kidutera no kuvuga n'ububabare. Donc urubyiruko turababaye cyane bitewe n'ibibazo urumva byo kuba dufite ubushomeri buhambaye. Nuza bashiki bacu ujya kurugasanga afite abana 2 nta mugabo, kandi buriya kurera abana ntabwo byoroshye. Buriya abakobwa babyara abana akaba ari bo babana, noneho tekereza kubaho adafite umugabo. Wamuganiriza ati kumva arakubwiye ati ababyeyi barangije kundihira amashuri ndarangiza, biva ngombwa ko nanabyara, ariko ubu ntabwo mfite ikintu cyo gukora. Wajya kureba ugasanga n'ubuzima bubi cyane. Abasore nabo ugasanga nuko. Ni ukuvuga ngo njya mvuga ngo none se niba abantu bari mu myaka 40 cyangwa 50, 60 bari mu kazi, urubyiruko rutarimo ruzamuka mu isura nziza cyangwa rudafite icyo gukora, ahazaza h'igihugu hazaba gute? Niyo mpamvu kudushakira icyo gukora, donc nibwo buryo bwiza bw'iterambere ku gihugu. Ni ukuvuga ngo abakuru baba barimo biremera, baremera n'abana babo bahazaza, ari bo twebwe. Kuko ni ukuvuga ngo igihe bashaje badashoboye gukora, ni twebwe tuzabafasha. Donc nibyo byifuzo byanjye mba mfite. Murakoze cyane Felicien. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kuba mwemeye ko tuganira.